ya twikomereza nanone ni Rayvanny ari kumwe na Platinum Diamond bakubwira ngo iyena ni ikirori urumva ni Ruwazire iyena umva amagambo Freddy once again is back mu cyumva hiryo nino rukumbi mikumbi iyena ikirori byanga bikunda hari habaye ikirori katurimo icyo kirori umva amagambo ndakubwira nasobanuye ujye wicana ikaramu n'urupapuro utega amatwi unandike kuko ntanga isomo ndabizi ndi umwarimu w'ibihe byose umva amagambo jya wumvira ku byo mvuga ndabizi mvuga ibintu bizima umva amagambo ati uyu munsi celebra wishime umuhungu wawe yakuze zile kuringa mideko itapungua ubwana bwose n'ubusazi yagiraga byagabanyutse ndashimira mama kuba yaranyigishije none ubu nkaba naragize icyo menya papa yajyaga avuga yuko nta kintu kiba kiza nko kwishyura ukizana ukagira itangiriro rishyashya niba ushaka kumva uko umunyu umera niba ushaka kumva uko bimera umunyu uryoha wugure uwutesitinge wumveho ntabwo ari kubw'imbaraga z'imiti y'abaganga cyangwa se ya mitongero ngo ni abarozi n'abapfumu babikoze ibi bikaba reka ibi birabaye kubera amasengesho ya papa na mama badusengeye bikaba bibaye mubwire abanyamakuru n'abashidikanya bose paparazzi and doubters abashidikanya n'abanyamakuru kw'ibyo bavuze byose ko bitazaba baribeshye uyu munsi birabaye dore ikirori kiratashye ikirori kirabaye ubukwe burabaye bye bye tuzasubire mama na papa biranditse muri Bible ngo umuhungu azasigura se na nyina umukobwa nuko bagiye kubaka urwabo ikirori kirabaye ubukwe burabaye ni Diamond na Zari hano bari bakiri mu rukundo kuko ati nzabakumbura cyane abadusize amagambo y'amezi yo kujya muri honeymoon yabavuga bundi ni bisanzwe umuceri watekwa ipirawo hano bido agatogo amagambo ati ubukwe ni umugisha nugira imana ukawugira ujya ushimira imana kubera ko hari abantu benshi bazwiho no kutabukora kandi bakabana gutyo bakaburana kijentro ati mu bwoko bwacu gutandukana n'icyaha in our tribe divorce is a sin aya magambo aryango muyafate mu mutwe nugira imana ukawugira ujya ushimira imana kubera ko hari benshi bazwiho no kutabugira ati mu bwoko bwacu gutandukana n'icyaha nawe uzishyiramo icyo kintu ko mu bwoko bwanyu gutandukana ari icyaha niba warubatse nari umuntu ufunga umutwe nkomeye ukuntu nirengagiza byinshi kubera ubwana bwose kubera ubwana nagiraga ati guhera ejo nta kuzongera kuvuga nongora cyangwa se mwihwisa nzajya mvuga ku karubanda babyumve nabaye umuntu w'umugabo ahubwo shyiramo akabizo kwitama maze nshobore kwiyumvamo ibyo bintu bumve si ibyo gusa ati iyi mpeta nkwambitse yibereke bose bayibone kandi ujye uhora uyambaye uhoze bamenye kuri uwanjye ati abababara b'abanyamashyari banywe uburozi biyahure bapfe bamire uburozi bubice ati gake gake wanshimusa umutima unjyana aho ntazi ntashobora kwikura ahubwo fata telefone usibe bwabo nimero bwa busore bugutesha umutwe na bya bigabo bikubeshya ngo ni bishuga daddy ubu wabwira ati nyirinzu yabonetse ntabwo nzongera kukujyana mu mwijima ngo dufunge inguni ariho tuganirira nzajya nanavuga cyane buri wese urahungaho anyumve kubera ko ndi uwa nyawe bwira ba batenanti bose bwa busenzi bwose bukurya umutima bukubeshya the landlord nyirinzu yayitashyemo ati ikirori cyabaye ubukwe bwatashye niyo magambo yisubiramo yewana hano ni Freddy ati murabeho tuzasubire mwese musigaye bye bye mama na papa murabeho iyena nicyo kirori bakubwira I will be missing you a lot nzabakumbuka sana umva icyo biti kosora Rayvanny umva ukuntu yinjira muri beat kosora it's a collaboration with Diamond Verse Rayvanny umva ikosora Rayvanny ukuntu yinjira nawe umva amagambo nzabakumbura cyane bikumbuka sana ati nyuma ya nyuma tulisubiri kitambo ibyo twategereje kirekire birabaye leo samani uyu munsi kanasa kwenye chama ifi ifashwe mu ndobani pongezi kwa kamari ati felicitation navutia mwe mwese mwasuye kuruganiza bino bintu bikaryoha gutya ahantu mukatunganya gutya reka ngaruke ku ngingo ahantu reka mpafatira ifoto ni heza uyu munsi mfite data bando nyishyire kuri murandasi bona bose bamenye ndinde badamu rero mujye mwigirira isuku muse neza mwoge muke mwambare neza kugira ngo nyine museducinga abagabo banyu
kandi igihe umugabo wavuye mu kazi agarutse mu rugo yagiye gushakisha akazana amaronko ugiye bukakumuha ke umukuremo inkweto maze nimugera mu gitanda si ngombwa bya bintu byo kuvuga ngo muzimye iki banza watse amatara umukorere ka massage umva amagambo kubera ko urukundo ni ikintu gihambaye muri dunia n'abascientist b'abantu twemera abanyabwenge byarabananiye ntawe uzi ngo urukundo ni ibiki rurangira rutangire bimeze bite icyo tuzi ko ari human emotion introduced into the human heart na amarangamutima ubwo simbisobanuye narize mister mambo ya kuzima tasi mabani kuwa maze muzimya amatara noneho urukundo nyarwo rube kamshuma mumea cyangwa mwase twabushe twaka gake gake umva amagambo ahubwo muvandimwe mpunganyiriza aka gakote maze ngaragare neza nka senateri mwa bantu mwese mwanwerereye rero icyo gihe cyanyu ngo namwe mwihorere muri ibi biryo mwanwerereye ikademo mama nabo bari hano n'abandi bose bari hano ba Claude ba Sumani bande bose za nshuti zose baba buru ba Kamili bande ba Kayumba ba Veda ba Kri ba Krema ba Nepo ba Fabrice ati ikirori cyabaye bari babutashye si ibyo gusa ati yena ayena ikirori cyabaye zabakumbura cyane sasa rero mutwereke I want to twereke ndashaka mutwereke sasambua twereke sasambua mutwereke okay turimo turareba turi kureba hasi gake zamura akaguru manuka gutyo manuka gutya twereke sasambua aka gabo nyonga kibasket no twabonye gabo Mondi na Liva bakubwira ngo iyena nacyari rukumbi Furedi cyamamare nk'ibisanzwe wananonuri decent njya mbibabwira ngo ndo mutagafuti urundi rande nkaba n'umutagatifu nago mbeshya yeah erega urumva nakataraza ninge barindiriye ko nzakazana ariko byiza kamwe keza apani bibi yeah sasa mbuwa twumva nukuri twabonye waduhaye